Terima
n'ubugingo bwacu, shimwa uhabwe icyubahiro. Kandi nk'aka rero tugeze mu nzu yawe, turakwinginze ngo utugire neza, kandi iyi nzu yawe tuyirongeremo umugisha, tuyirongeremo amahirwe aturuka iwawe, ni ukuri kandi tuyiboneremo n'imbabazi. Abantu bose bayigezemo, ni ukuri imitima yabo uyihumurize kugira ngo igubwe neza. Umukozi wawe arahagurutse, ni ukuri turamushyira mu biganza byawe kugira ngo umugire neza, umwemerere avuge, umwemerere akore, byose bishoboke kuri Imana. Urakoze, bana natwe n'izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwaramutse neza kandi muraho. Mu itorero bita Gasenyi muri paruwasi ya Gihinga, Imana rero yashimye ko nza gusezeranya ubu bukwe tukanezeranwa nk'uko abaririmbyi bamaze kutubwira, ubukwe bwiza bushushanya ubuzabera hariya mu gihugu cyo mu ijuru. Hanyuma rero twakiriye, ndagira ngo muri aka kanya twakire umukwe n'umugeni Bahizi Augustin, yegere hejuru, ndetse na Florence, nabo tubakire. Haleluya. Amen. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tumaze kubaranga, kuvuga ngo murabazi n'abaturanyi, habaye hari umuntu waba ufite impamvu yatubuza ko ubu bukwe tubusezeranya, yayivuga, yashyira agatoki hejuru, uretse ko tutahita tuyemera aka kanya, twabanza natwe tukayigenzura. Iyo impamvu itabonetse ngo ikaba ihutiyeho, murumva se tutabanza kuyigenzura? Ndabona ntawe nigeze mbona washyize agatoki hejuru, ubwo ni ukuvuga ngo mwese muremera ko dusezeranya ubu bukwe. Imana ishimwe cyane. Ibindi byemezo, amasezerano y'abasabirana yaramaze kubahirizwa, ubwo turasaba uhagarariye umuryango, umukobwa yegere hejuru atubwire ko bya bintu byose basezeranye bijyana n'ubukwe byo mu muryango byarakemutse. Ubwo hanyuma ndagira ngo tubasabe bongere baruhuke, bicare, hanyuma tubafashishe ijambo ry'Imana, kongera ku byo abaririmbyi batubwiye, dusobanure impamvu y'uyu muhango. Tugiye gusoma rero mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ubazanye Bibiliya, mu gice cya 3, turaharamburira rimwe no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, igice cya 10. Ntabwo ari amagambo menshi turi busome. Matayo 3:15 haranditswe ngo, Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Aherako aremera. Imana yacu ishimwe cyane. Ahandi nababwiye muri Mariko naho tugiye gusoma tugatanga impuguro nkeya cyane. Abantu bacu barakuze, bazi icyo gukora. Igice cy'icumi umurongo wa 6. Mariko. Ariko uhereye itangiriro ryo kurema, Imana yaremye abantu, umugabo n'umugore. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, bigatuma baba batakiri babiri, ahubwo baba babaye umubiri umwe.
nuko icyo Imana yateranirije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Imana yacu tugirire neza. Uwamubanjirije kuko yari abizi neza ko yavuye mu ijuru, niyo mpamvu yagendaga ahamya ati rero njyewe nkwiye gucishwa bugufi, uyu nguyu we agashyirwa hejuru. Ndetse agahamya ati uwavuye ku Mana avuga amagambo nyine y'Imana, yari abizi ko yavuye ku Mana ko amuruta. Arahakana ati ibyo ntabwo bishoboka. Yesu aramubwira ati emera ubikore uko bidukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Imana ishimwe. Ni muri ubwo buryo rero Bahizi ndetse na Florence ko mwarimu bazi ntabwo byari byuzuye, kubera ko imbere y'Imana gukiranuka kose hari icyaburaga. Yesu rero yari abizi ngo ni ngombwa kugira ngo byuzure neza, abikore gukiranuka kose kuba gusohojwe nta kibazo, nta rundi rwitwazo. Ni muri ubwo buryo rero tugiye kubasezeranya kugira ngo gukiranuka kose gusohozwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ko uhereye mbere na mbere Imana yaremye umugabo irema n'umugore. Nubwo isi tugezemo iriho igenda icurika ibintu, bakemeza ko hari ukundi kubana kuriho, ngira ngo ni inkuru musanzwe muzi yamamaye ku isi yose, ndetse no muri uru Rwanda itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mwarabyumvise, amabendera y'abatinganyi yarazamuwe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abakristo rero n'abakecuru n'abasaza bumva ibintu nk'ibyo, ati se ibyo bintu koko birashoboka? Bibaho? Biriho. Ahantu hageze kuri 5 byarazamuwe. Ubu uri kugenda ukajya muri za butike hirya no hino, bagenda za Kigali muri za Tedomi, ukabona akantu keza ukakagurira umwana, ukabona agapira, ukabona gafite utubara twiza. Mubyitondere, nubwo atari byo byendereye, iryo bendera rigizwe n'amabara 6, bakuyemo rimwe kuko umubare 6 nyine ni umubare utuzuye, ntabwo ari 7. Ya mabara agize umukororombya aho bakuyemo rimwe. Ubu rero ku isi bariho barwanya ibyanditse hano muri Bibiliya, kandi ni ibintu bifite imbaraga. Mwe mushobora gutekereza ngo nino ntibizahagera, bizahagera, biriho, ariko twebwe dukwiye gukomera ku ijambo ry'Imana. Biriteguje hakiri kare kugira ngo mumenye ko ibintu turimo bitoroshye. N'umuryango witwa LGBTQ, si ngombwa ibyo bigambo wenda ngo mubimenye. Ziriya nyuguti uko ari 5, inyuguti ya mbere ra, uko tuvuga leta, numva kugeza ukuntu hakomeye ni ukuvuga ngo ni ihagarariye kuri rya bendera abantu b'igitsina gore bashobora kuryamana nyine bahuje igitsina nabo igitsina gore. Ni ngombwa ngo mumenye iri jambo ry'Imana kandi turihagararemo. Inyuguti ya 2 kuri rya bendera ni inyuguti ya G. Abumva ururimi rw'Igifaransa n'icyongereza bize cyangwa se Igifaransa, vuze G ni ukuvuga ngo ni abagabo batingana, abo ari ab'igitsina gabo. Ibara rya 3 rihagarariye n'inyuguti ya B. Murumva
bisexual, abo mu cyongereza harimo ibintu bibiri. Ni ukuvuga ngo kuri rya bendera ryabo hagarariye abagore n'abagabo. Umuntu akaba ari umugore akaba afite umugabo, umuntu akaba ari umugabo akaba afite umugore, ariko noneho bombi buri we akaba afite undi nanone b'umutinganyi babana. Ni ukuvuga ngo ni umugabo ubana n'umugore byemewe n'amategeko, ariko muri abo bombi buri wese afite uwo bagira bate batingana. Barabiteganyije rero. Noneho hakaza ikindi nyuguti ya T. Niyo mpamvu ibyo bintu bivuze ni uko ariko bihuye n'ibyo turimo hano, aho bita transgender, abihinduza ibitsina. Ubu rero kubwira ngo umukecuru uri aha ngo muri Amerika ushobora gusanga hari abantu bageze mu bihumbi 100 bahinduye igitsina, ariko ari ibintu bitabaho neza cyane. Ukabona afite ubwanwa, afite byose. Ubusigaye wirinda no kuramutsa umuntu urebye uko yambaye, bashobora kuba ateze igitambaro anakinnye, ariko ari umugabo. Tugeze ahantu hakomeye. Ibyo mbivugiye kugira ngo mumenye ko ari ukurwanya ijambo ry'Imana. Uhereye mu itangiriro mbere na mbere Imana yaremye umugabo n'umugore. Hanyuma iya nyuguti ya nyuma navuze ki, nkuko tuvuga question, abize barabizi. Iyi ni inyuguti imeze gutya, ihagarariye mwebwe mwese muri aho, abantu bakibitekerezaho bati si ibyo bintu bibaho, umuntu yashyingiranwa n'undi. Hari abantu batari babyumva bakibyibazaho, nabo reka tubashyire kuri rya bendera. Imana idufashe. Icyo nashakaga kuvuga ni uko Augustin na Florence bahisemo neza. Turi mu murongo w'iby'Imana, ni uko Imana yabiremye, irema umugabo n'umugore. Ibindi byose twakora uko isi iri kutwerekeza, ni uko nyine ntabwo tugomba guhagarara mu ijambo ry'Imana. Kandi iki gihe tugeze n'impamvu gikomeye, abantu bakwiba, bakica, bakaruka, bagakora ibindi byaha byose. Iyo bigeze kuri iki ngiki cy'ubutinganyi, naho mwasenga, naho mwagira mute, ntigishobora guhagarika uburakari bw'Imana. Abumva igifaransa nicyo bita comble du péché, kuvuga ngo urwego, urugero rw'ibyaha Imana idashobora kwihanganira ruba rwuzuye. Nicyo cyatumye irimbura Sodomo n'iki ni Gomora. Ibindi byose barabikoze irihangana, ariko igeze kuri iki no. Imana itugirire neza. Ntabwo rero turi buvuge ibintu byinshi nk'uko nabivuze. Aba bantu bacu barakuze, bazi icyo gukora. Kubaza wowe Bahizi Augustin, urashyira ukuboko kw'iburyo hejuru uvuga uti ndabyemeye. Mumumpe amashyi. Hanyuma ndakubaza nawe ko uyu Bahizi akubera umugabo mushyingiranwe mu itorero, muzabana nawe mukurikije itegeko ry'Imana, uzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byaha